Good morning digital citizens. Reka mbasuhuze mbabwire ngo mwaramutse aho uri niba ari mu gitondo ndetse mwiriwe bitewe naho uherereye cyangwa se igihe urimo gukurikira kino kiganiro. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru ikomeye irimo gutrendinga cyangwa se headlininze izindi nkuru zose mu gice cy'ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano cyangwa se AI. Iyi nkuru ivuga kuri OpenAI ndetse na modo nshya yitwa GPT 5.6. Iyi modo yaritegerejwe cyane ndetse n'abantu benshi, nanjye ndi mu bantu bari bayitegereje, ariko uburyo yashyizwe hanze bwahindutse kubera ko ubusabe bwa leta ya Amerika iyobowe na Donald J. Trump ibyo byateje impaka zikomeye cyane hagati y'uko ibigo bikora AI models bino bihambaye birifuza gutera imbere cyane, birimo birakora ndetse cyane bya upgrading umunsi ku munsi, ariko leta zitandukanye ndetse na guverinoma nazo zirashaka kubanza kureba ingaruka z'umutekano zino modo zishobora kuba zagira. Muri iyi video rero cyangwa se muri iyi seri y'uyu munsi tugiye kureba cyangwa se tugiye no gusobanukirwa neza ukuntu ibintu byagenze, ubundi byatangiye gute, impamvu byabayeho, icyo GPT 5.6 icyari cyo niba utabisobanukiwe, ndetse bano bantu muri rusange bakoresha AI, icyo ibibazo bino bishobora gutera ndetse no kuhazaza iterambere rya AI muri rusange. Iyi platform yitwa ikoranabuhanga rigezweho, abahatuye turaba digital citizen. Nawe niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda aho ngaho kuri subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo tuzajye tubana buri munsi kuko iyo ndebye muri analytics mbona abantu benshi bakurikira ariko batarakanze subscribe. Anyway, niba udasobanukiwe neza no kuvuga ngo GPT 5.6 bivuze iki, reka aba ariho duhera kugira ngo tuze gukomeza wamaze kumenya ibyo ari byo. Ubundi GPT 5.6 ni urwego rushya cyangwa se ni version nshya, niba nagenekereza kugira ngo gufashe kumva ureretinze niba utari umutech savvy. Uru ni urwego rushya cyangwa ni icyiciro gishya cya OpenAI models. Iyi OpenAI ni nayo ikora ChatGPT, igakora ndetse n'izindi models zitandukanye. So iyi model ntabwo ari imwe gusa yasohotse kuko iri mu byiciro bitatu bikuru, harimo Sol, hakaba Terra ndetse na Luna. Iyi Sol ni model ikomeye cyangwa se navuga ngo niyo iremereye muri zo kuko nihenze, yo yakozwe kugira ngo yite kuri task cyangwa se bimwe mu bikorwa biremereye cyane, harimo ibisaba gutekereza cyane, harimo wenda tuvuga urugero nko kuri programming cyangwa se muri vibe coding. Iyi ngiyi niho iri cyangwa se niho ushobora kuba wayikoresha. Hanyuma Terra irimo hagati. Iyi Terra iri budgeted, ni ukuvuga igiciro cyayo ntabwo kiri hejuru cyane, ariko nanone wayikoresha mu gihe ibintu urimo gukora task, urimo gushaka kuraninga zidasaba ibintu biremereye cyane. Tuvuga urugero nk'uko usanzwe uzi yuko modo iyi ni bukoresha Claude Code, uzi ko wenda Sonnet wenda itandukanye, Sonnet 4.6 itandukanye na Opus, niba usanzwe usobanukiwe ibyo bintu. Ariko niba utabisobanukiwe wowe ugume hano, turaza gusoza hari byinshi wamaze gusobanukirwa. Luna niyo yihuta kurusha izindi. Iyi ngiyi ntabwo ihenze, ariko nanone ifite uburyo nakwita nka limits, yaba mu gutekereza ndetse n'ibikorwa ugiye kuyiha. So ushobora kuyikoresha mu gihe ari task ntoya ukeneye gukora, ntabwo ushobora nanone gufata inyundo kujya kuyicisha urushishi. Bitekereze muri iyo context. Icy'ingenzi ni uko OpenAI yatangaje ko izi modo zose zashyizweho cyangwa se zashyizwe hanze kugira ngo zifashe mu mirimo isaba ubwenge bwinshi, harimo coding, biology, cyber security ndetse no gukemura ibibazo bigoye bisaba gusesengura. So nakubwiye ko iyi nkuru ari inkuru iri on trend cyangwa se yigaruriye headlines z'ibitangazamakuru bigaruka cyane ku ikoranabuhanga rigezweho. Impamvu ni ukubera ko OpenAI ikimara gusohora iyi model n'uburyo yashakaga kuyishyira hanze byahindutse ako kanya.
kubera ubusabe bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Mu buryo busanzwe iyo sosiyete nka OpenAI cyangwa se n'izindi ifite modo nshya ibishaka kuyigira rusange public, twese tugahita dushaka cyangwa se twemererwa tubona uburyo bwo kuyikoresha, abantu bakayigerageza ikagira ibyo yiga, bakagira ibyo bakosora bitewe n'ibyo babonye. Ariko kuri iyi nshuro ibintu byagenze ukundi. Ubwo biteguraga kwishyira hanze, leta ya Amerika yahise isaba ko iyi modo itajya ku isoko ako kanya, ahubwo bahitamo yuko abantu bakeya mbarwa, abo bise abapartner babo bizewe cyane yuko ari bo babanza kuyikoresha kugira ngo babone uburyo bwo kwishyira hanze bamaze kumenya wagwan iyi modo ikora gute, iyi modo bizagenda gute. So ibi nibyo byatumye iyi nkuru iba nini cyane, kuko bigaragaza ko AI igeze ku rwego aho atari ikintu cya tekinike gusa nk'uko byatangiye bimeze, ahubwo cyabaye ikibazo gifite n'uruhande rwa politiki ndetse no mu mutekano. So turaza gukomeza gukurikirana nyine tuvuge ngo iyi nkuru ubundi ibite byayo bigeze hehe, abantu n'iki bakwiriye kuba bamenya, ndetse n'imikoreshereze yayo. Impamvu leta hari impamvu nyinshi zatumye leta ya Amerika isaba ko OpenAI igabanya cyangwa se ihindura uburyo GPT-5.6 ishyirwa hanze. Muri rusange impungenge nyamukuru ni uko modo zikomeye cyane of course zishobora gukoreshwa nabi. Byaragaragaye, turabigarukaho. Iyo AI igeze ku rwego rwo hejuru cyane nk'aho tubona zigeze mu buhanga bwazo, ishobora gufasha umuntu gukora ibintu byinshi cyane, kugira ngo mumaze kubona ibintu dusigaye cyangwa se umuntu ashobora kuba yakubaka akoresheje AI. Ariko nanone umenye ngo uko iyo limite ivaho ni nako umuntu ashobora kuba yanakora n'ibindi bibangamira abandi bantu. Urugero ni nko gufasha mu bikorwa by'ubujura bwo kuri internet, kuba habaho kwinjirira systeme z'ibigo bitandukanye, ndetse no gutanga amabwiriza ashobora kugira ingaruka ku mutekano, cyangwa se gufasha mu gutegura ibikorwa byashyira akaga ubuzima bw'abantu. Urumva yuko ibyo bintu ari ibintu biba biteye impungenge. Niyo mpamvu leta yabonye ko mbere yuko iyi modo nayo ijya hanze ku karubanda ngo abantu bose babashe kuyikoresha, byaba byiza ibanje gusuzumwa neza kandi abantu bake bonyine bakabanza kuyigerageza. Ibi ngibi OpenAI nayo ntabwo yigeze ibivugaho rumwe na leta. Of course bemeye kubishyira mu bikorwa, ariko bagira akantu bongeraho nabo baravuga, kuko bavuze bati muri make OpenAI yo yagize iti twiteguye gukorana na leta ku bijyanye n'umutekano n'isuzumwa, ariko nanone ntidushaka ko buri modo nshya izajya ibigiye gushyirwa hanze ibanza gufungiranwa mu biro mbere yo kugera ku bantu. Urumva baravuga bati no, ntabwo bikwiriye yuko buri modo yose tugiye kuzajya dushyira hanze bigomba kubanza kuba itegeko yuko government ibanza kuyigumana ngo aba ariyo ngo iyitestinga. Byari bikwiye yuko abantu cyangwa se public ariyo itestinga iyo modo, bitewe nuko tuba natwe twabanje gukora izo measures zose. So icyo kigaragaza cyahise kizamura impaka zikomeye. Of course hari impaka zari zisanzwe zihari n'ubundi, aho bavuga ngo ese ni iki cy'ingenzi kurusha ibindi hagati y'umutekano ndetse n'iterambere ryihuse. Muri komenti ushobora nawe kugira icyo bivugaho, kuko izi ni impaka zimaze iminsi n'ubundi zihari. Wowe urabona ari iki cy'ingenzi? Ari ukugira ngo modo nk'izi ngizi zijye hanze, zino private companies zivuga ko n'ubundi zamaze gukora test and then we go wild and use them. Abantu bamwe bavuga ko leta ivuga ukuri, of course, kuko AI ikomeye ishobora guteza ikibazo gihambaye niba itagenzuwe neza. Abandi nabo bavuga ko kugenzura
bikabije cyane bishobora gutinza udushya of course innovation, bikabangamira ishoramari ndetse bikabuza abahanga gukoresha ibikoresho byiza bigezweho. Hano wenda nyine hakaba hazaho na ikintu cyo kuvuga ngo bashobora kugira modo zimwe bikubira ubuhanga runaka, none twebwe tukagerwaho n'indi capacity ishobora kuba iciye bugufi cyangwa se idafite potential nk'uko byagakwiriye ubundi. So ushobora kwibaza ngo ubundi iyi modo cyangwa se iyi GPT twakomeje kuvuga yabaye akasamutwe, iyi 5.6 ubundi ni iki ishobora gukora? Iyi modo nshya byavuzwe cyangwa se byamaze kugaragazwa yuko ku ma benchmark atandukanye, benchmark kuba tabizi naho basuzumira cyangwa se dusuzumira uko zino models zigiye zitandukanye, zigiye zihuye. So bigaragara yuko mu yugiye wenda tuvuge nko muri coding cyangwa se ibintu bijyanye na biology, ibintu bijyanye na cyber security, ibintu nk'ibyo ngibyo, iyi modo ikomeza guperforminga, ikomeza kuba iri hejuru cyane. So icy'ingenzi gikomeye kuri Sol nuko ifite uburyo bwihariye bwo gutekereza byimbitse. Hari abavuga ko ifite ko kuri benchmarks niko byagaragaye icyitwa maximum reasoning mode, handi uyishyira uvuga uti wowe genda komeza ukore kuri maximum, bivuze ko nta rutangira. Ikagira n'indi yitwa ultra mode ku basanzwe mu bikoresha, murabizi nawe niba ari ubwa mbere cyangwa se udasanzwe ubikoresha ushobora kujya kuri modo ukareba ari kuri thinking mode, ukaba wahitamo bitewe naho ushaka kuza kwigarukiriza. Ariko nanone ukamenya ngo uko uzamura iyi mode ni nako token zawe iziconsuminga ari nyinshi. Nujya guhitamo icyiciro ugiye gukoresha buryo uzajya wibuka ngo Joshua yaratubwiye ngo ese iyi nyundo ngiye kuyicisha urushishi cyangwa ngiye kuyimenesha amabuye. Igikorwa ugiye gukora aba aricyo gituma uhitamo model version ugiye gukoresha. So, digital citizens turimo turagenda dusobanukirwa neza n'izi modo. Niba utarakanze subscribe, zamura imibare, reka duhakinga YouTube algorithm. Guhakinga YouTube algorithm mu buryo buri ethical ni igihe ukanze kuri subscribe ugakanda kuri like. Ibyo bintu bituma channel yacu izamuka hejuru, ikaba recommended mu bintu bijyanye n'ibi ngibi tuba turimo kwigira hamwe of course, kuko ni support uburimo ushyira kuri community y'ikoranabuhanga rigezweho mu Rwanda. So kuki abantu benshi babyitayeho cyane, nanjye ndimo. Impamvu nta yindi nuko buri gihe OpenAI isohoye modo nshya abantu baba biteze impinduka mu buryo AI ikoramo. Mwarabibonye guhera kuri 3, murabyibuka covid ivamo, I guess muri covid 3 soka kugeza ubu ngubu. Ariko GPT 5.6 yo ifite ikintu cyihariye, ntabwo yavuzweho gusa kuba nziza kurusha izabanje, ahubwo yanavuzweho kuba yarashyizwe ku rwego rushya rwo kugenzurwa, ndetse bitewe nuko Amerika maze igihe hari concerns za security mu ma AI models. So bo baclaiminga yuko babanje gufata umwanya wo kuyisuzuma. Ibyo bituma iyi nkuru igira uruhare rurenga kuba yo muri technology isanzwe, ahubwo biba inkuru ivugwa ku mbuga zose ndetse na AI muri rusange, ku mutekano w'ibihugu no ku mikoranire hagati ya leta n'ibigo bikora ikoranabuhanga. Ngira ngo murabyibuka ubwo na Fabo ya Anthropic mu minsi ishize yateje saga birangira inavangaho burundu. Kandi uko imyaka igenda ishira niko izo mpaka zishobora no gukomera, zigakomeza kuzamuka, kuko AI igenda iba igikoresho gikomeye cyane cy'ingenzi kibanze mu buzima bwacu bwa buri munsi. So reka tubitega amaso, ubwo tuzajya tureba aho byerekera. Nk'aba digital citizen tuzajya n'ubundi tumenya ikigezweho ko birimo gukora as long as life goes on. So mu buryo bw'icyemezo cya mbere, OpenAI yari ifite gahunda yo gutanga iyi modo nk'uko bisanzwe twese tukaba tuyifite, ariko babihagaritse. So bahita bavuga bati turaza gufata abantu bakeya
babizerwa, sinzi impamvu biswa bizerwa, kugira ngo babashe kubanza kuyitestinga byibura mu gihe kingana n'ukwezi, hanyuma nibamara kuyigenzura babone kwemerera natwe rubanda rusigaye kuba twayikoresha. So ngarutse wenda ku kijyanye n'ibiciro nacyo cyavuzweho. Ibiciro byashyizwe hanze na OpenAI kuri website yabo, ugiyeho ubasha kubibona kuko biriho biragaragara. Bavuze yuko izi modo zizaba zitandukanye of course bitewe n'ukuntu zigiye ziremereye. Niba umuntu ari gukora ibikorwa bisanzwe, Luna ishobora kuba ihagije kugira ngo akoreshe amafaranga makeya, ariko niba urimo gukora ibintu byo hejuru wakoresha Sol kuko ariyo ihenze cyane. Ikindi nshaka yuko tugarukaho nanone muri iyi nkuru no kureba ese niki wakora mu gihe urimo gukora coding. Bano bantu mbagarukaho cyane kuko nanjye nyine nisanga muri kino gisata cyangwa se muri kano gace. Abantu benshi bakoresha AI of course muri vibe coding. Iyo ari AI ifite ubushobozi bwo gusobanukirwa ikibazo, kwa system developer, ndetse no gukemura cyangwa se gukosora bugs zaba ziri muri iyo program. So iyo modo ibifite agaciro cyane. Rero GPT 5.6 ivugwaho kuba yarakozwe kugira ngo ibe nziza cyane muri ibyo bikorwa bijyanye na coding. Bisobanuye ko ishobora gufasha mu kwandika codes, gusoma codes z'abandi, gutahura amakosa yaba ari muri ayo makode, ndetse no gutanga ibisubizo ku bibazo bikomeye iyo software yaba ifite. Mu by'ukuri kuri bamwe iyi modo ishobora kuba nk'umufasha w'umuhanga uri kumwe nawe amasaha yose, ariko nanone uko ibikomeye niko impungenge z'umutekano ziyongera, kuko niba ishobora gufasha umukozi mwiza gukora akazi neza, ishobora no gufasha umuntu ufite imigambi mibi gukora ibintu bitari fresh. Ariko nizere ko aba digital citizen ibintu byose mubikora neza mu buryo buri ethical, kuko we always good at this. So izi mpaka ziri hagati ngo mu by'umutekano ndetse no mu by'iterambere wagwana. Iyi nkuru nkuko nagiye mbivugaho mu ncamake igaruka ku kibazo kinini cyane isi irimo kugenda ijyamo cyangwa se ihura nacyo uyu munsi. Ese twakwemera guteza imbere AI vuba cyane cyangwa twabanza kuyigenzura neza? Njyewe ndi ku gice cy'uko twabanza kuyigenzura, ariko ntabwo nzi ngo ni for how long, on which level. I am the one who decide on this. Abashyigikiye kugenzura cyangwa se kubanza gukora review cyane bavuga ko hari ibintu bitagomba kwihutishwa. Bavuga ko niba modo ikomeye ishobora gukoreshwa nabi, noneho leta n'abashinzwe umutekano bagomba kugira ijambo rinini mu kuyishyira hanze. Apana ngo private company byuko ivuga ngo modo yacu twayitestinze turumva ari sawa, reka ihite ijya hanze. Abashyigikiye iterambere ryihuse bavuga ko kugabanya ishyirwa hanze bishobora gutuma ubuhanga buhagarara. Bavuga ko AI ifasha abantu gukora byinshi byiza, kwiga vuba, gukora software, gukora ubushakashatsi, ndetse no gufasha mu buvuzi n'indi mirimo itandukanye. Ariko why that rush? Why are we rushing? Why are you running? So ku bantu basanzwe bakoresha AI, umuntu usanzwe rwose uri hariya nkawe udukurikiye, maybe ari utarana kandi subscribe, icyambere ushobora kutabona modo nshya ako kanya bitewe nuko yasohowe. Hari igihe izajya ibanza ku bandi bake, bivuze ngo wayibonye mbere abanza ibyaza umusaruro, ujye kukugeraho yarashizemo uburyohe niba ariko nabyita, cyangwa se buri gihe nyine uri inyuma kuko murabyibuka na Fabo bajya kuyihagarika, Amerika yari yabanje kuvuga ngo no, iyi modo mureke ibanze ibe ikoreshwa n'abanyamerika gusa, itemerewe gukoreshwa n'abanyamahanga. Ariko Claude bakoze igenzura barebye icyo bisaba, ibyo byose baravuga no, ahubwo reka tuyishatinge down. Bino byarabaye rwose cyane rwose, ariko dushobora kureba se bino bintu bishobora kugana he, cyangwa se ni hehe byerekera. Niba ibintu bikomeje gutya dushobora kureba ahazaza, we can predict, kuko haba hahishe byinshi
ushobora kuba ari intangiriro y'ibihe aho buri modo ikomeye izajya ibanza gusuzumwa ikageragezwa n'abantu bake mbere yo kugera kuri rubanda rusigaye. Ibyo bishobora kuba byiza mu rwego rw'umutekano, ariko kandi bishobora no guteza ikibazo cyo gutinda mu guhanga udushya, kuko niba buri kintu kibanza kunyura mu myanzuro myinshi, izo procedure na protocol, iterambere rishobora kugenda gahoro gahoro. Tugenda tugana ku musozo, iyi nkuru ya GPT 5.6 itwereka ko AI igeze ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo n'inzego za leta zitangiye kuyigiramo uruhare. OpenAI yashakaga gushyira hanze iyi modo mu buryo nk'uko bisanzwe bigenda, ariko leta ihita ivuga iti keba nayo banza uzane tuyisuzume neza tuyiblessinge. Ibyo byateje impaka nk'uko twagiye tubigarukaho. Niba ukurikiye iyi video tukaba tugeranya ku musozo, ni iby'agaciro, uw'ingenzi byahatari, uri mu digital citizen. Ndi umu digital citizen wari urimo uganira namwe. Tuzongere duhure ubutaha. Inkuru zo ni nyinshi, ibiganiro ni byinshi, tutorial ni zinshi kuri iyi channel. Ciao ciao, hasta la vista Victoria, siempre log out.